biriya rero ni ibintu biba biraho bigomba kubaho ntabwo ari ngombwa ngo niba habayeho ikintu umuntu akaba yagihaniwe ngo muvuge oya iyo nkuru tunayiveho oya nose turayivaho gute kandi tubwiye ko ubwawe ku giti cyawe wibonaniye ndabonanye nabo niyo mpamvu nkubwiye ko ibyo muvuga siko biri buke nacyo duhe nk'akantu k'agasampuringi cyangwa se n'ugushwana bimwe by'abantu basanzwe ariko ibyo byihohotera ku gitsina mama uvuga nta bihari kuko umuntu ntabwo ahohotera umugore we oya nta mugabo ku buryo washwana n'umuntu mubana mu nzu ukifuza kongera kurara wenyine icyumweru cyose yes haba hajemo iyindi mpamvu iyo mpamvu yenda tuvuga urugero bavuga ko bamwe ari ihohoterwa rishingiye ku gitsina yenda we mwabashije kuba mwaganira yakubwiye ko ari iki icyo kintu siko kiri nkuko natangiye mbikubwira ntabwo ariko ari ngombwa ko nkivugira kuri kamera haba hari ubuzima bwite bw'umuntu erega haba hari ubuzima bwite bw'umuntu kandi sinjya nkunda kwinjira mu buzima bwite bw'umuntu ariko ikosi ko kuri ntabwo Gafaranga yakubiswe na Aneti nta nubwo Gafaranga yigeze ahohotera umugore nta mugabo uhohotera umugore we kuko buri wese abazi icyamukuye iwabo reka nkumvishe akantu ahangaha yego uri kumva noneho numara kukumva noneho wongera umbwire ngo nta mugabo cyangwa se ngo nta mugore uhohotera umugabo we kuko n'ubundi uwatangaje ako kantu nawe ni umwe mu bashumba bashumbye itorero yego ujya kuri hariya ku ruhimbi rwose akabwiriza nta kibazo ndagira ngo wumve hano akuvugisha yifashe nk'ijage kibazo ubangura umugabo aherutse gutega moto umumotari aramubaza atese ngo ushyire atushyiraho mbonye none se ntuzaho ugiye atanu ubona polisi ushyiraho umugore aranyahagije ngiye gusa akajya acana neza umugore akajya akuvugisha yifashe nk'ijage kibazo ubanguraniye byagenze gute amapfa yacanye neza ku buryo umugore ujya kubona ukabona afite abagabo ku ruhande bamusambanya akakubwira atari ko igenda gake afajya acana hanze hari abagabo barimo baririra mu myotsi hanze hari abagabo babuze iyo bajya basashatse amasadunda kandi ugasanga isadunda igira Bibiliya n'igitabo cy'indirimbo ugasanga izinduka ijya kuramya ahambeneti bahabwa amafaranga kubera ubwiza simpuza nabo ubwiza bw'umukobwa bujyana no gukora kwe umuntu akakureba wakoze akakureba agaciro wihaye akumva atewe ishema nawe akumva yagusapotinga ariko abantu bicara bakavuga ngo dufite ubwiza se shaba buteka muki aho simpari gakeza bajya bavuga ngo akeza kari ubwo kaba kari ku isoko nyine niba kari ku isoko aho ndabyemeye tuvuge njye nakubwiye tutangira ikiganiro ngo uri mwiza merci n'abantu bari muri comment nabo baravuga ngo uri mwiza sibyo so rero bivuze ngo rero umuntu wese uri buze kwandika muri comment ari buze kuvuga ati ubundi ngewe uzi ikintu kijya kinyemeza ko ndi mwiza iyo mfite ibintu ndimo gukora bingize busy hahandi rukundo mpamagara nawe ubwawe nkakubwira abo ndetse ndi busy shita numva ndi mwiza nawe bya bindi urindira guhamagarwa na buri wese ukamubwira karame yakira bitanakira 10 wa sengera ubwoba muri nyakatsi hari n'amafoto nagiye mbona agaragara Gafaranga mu ijosi rye ngo bamunogishije ngo umugore yamunigishije karuvati afite igisebe ngo n'abagore namwe ni mworoshye ayo nayo wumvishe ntabwo ari Gafaranga kwegereye ngo abikubwire nta nubwo Aneti murava yes igisebe kiragaragara ashobora kujya koga muri dushe ikintu kikamujomba ashobora kugenda akarwana n'undi akamukomeretsa ashobora no kujya kuburira agasanga hariho umusumari ku gitanda ukamujomba kukimwumva ko ari Aneti murava muteye ibyo bisebe undi se umugore akubita umugabo ati musigaye muri ingare musigaye mujya kwiregera abagabo
none se akavuga ati umugabo yananiye ngiye ngwino nkwifungishe. reka nkubaze niba mwirirwa muvuga ko Aneti Murava mukubise Yego. akaba afite ibisebe ko Aneti Murava nta bisebe afite kuki batahanye wakomerekeje kandi tuzi ko bahanira gukomeretsa. Yego, icyo ni cyerekana ko Aneti arengana, kuko iyo Aneti aba atarengana nawe bari kumuhana ko yakomerekeje. Rero ntabwo ari byo, ntabwo ari Aneti wigeze ababwira niba yarakubise umugabo, ntabwo ari Gafaranga wigeze ababwira niba yarakubiswe. Oya, ntimukashyire ngewe nababwira ngo ibintu by'abagore niba atarakubiswe cyangwa se atarakubise umugore we, ariko ibyo bamuregeye cyangwa se ibyo ubushinjacyaha bamufatiye bavuga yuko azira ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Yego, rero niba yaragira amabanga atarayanozaga neza, biriya bintu nabyo ngo biri mu bintu bituma umugore ashobora kujya kurega iki umugabo we. bikitwa guhohoterwa. Sinenzi ko guhohoterwa ari ibintu biba byarengereye. Wapi Ziko nta makuru ufite. Utabishoboye ntabwo biba bishobotse, ntacyo uba wishe nta n'icyo ubikije. Yaguhohotera bari umukino. Ahubwo warengereye numva ari byo hohotera. Oya, utanabishoboye burya ngabura kuguhohotera. Ni ukuri. Ubwo ni uramenye niba hari umuntu uguhohoteranya. Oya, njye sindakura, ntabwo ndakura, ubwo ndacyari umwana ndacyari umwana w'umukobwa. Apucuri. Yego. Buriya ngo nabyo ngo byitwa guhohoterwa. Icyo kintu nari ntarakimenya, ubwo numvaga guhohotera ariko umuntu aba yakoze ibirenze urugero. Ntabwo wigeze wumva Jackie ngo arajya kurega umugabo we wawe wundi yagiye gutimeta muri tuwarete. Ntabwo wabyumvishije. Ngewe se mba mpari wese bamukoreye iki kandi nawe baramuhohoteye. Umugabo we ngo ntiyaraza akazi karamuhohotera. Ubu nacyo ni icyaha. Ushaka umugabo utazi akazi agukiniraho. Ngewe ikintu njya mpamya neza, ubundi ibintu iyo bisohotse hagati y'abantu babiri buri wese abishyiraho iye komantere. Bishobora no kuba byarasohotse mu rugo atari uko byitwa, ariko abanyamakuru kubera views muba mwishakira, buri wese akagenda abishyiraho iye komantere. Noneho ngewe uri kubikubwira nabonanye na Aneti Murava. Nkundane n'ibyanjye byose. Izahabu nzakumane n'ibyanjye byose. Ako kantu nese birashoboka ko umuntu yaza akagukunda akakubwira ngo ndagukunda ariko nanga ibyo biguru byawe no. Mbere yo kubwira Egidia ko umukunda banza umubwire ngo I love you Ganza. Yes, ikaze ndabasuje mwebwe mudahwema gukurikira ibiganiro bya Rukundo Empire. Ndabasuje kandi mbahaye n'ikaze mwebwe mwakoze subscribe, murabo ingenzi cyane. Nshimira abantu dutangirana ibiganiro kuva ku ntangiro yabyo kugeza ku musozo wabyo, muraba agaciro. Nkuko muri kubibona kuri kamera ndi kumwe n'umukobwa mwiza cyane. Mukomeze mwandike muri comment muvuga ngo ni mwiza cyane, none mutubwire ngo asa nande. Reka tuguhe ikaze. Murakoze. Twa Egidia mu impundu. Ganza iganze. Naho bagereye bakore subscribe. Ufite channel nawe? Ganza iganze TV. Hanyuma tuguha ikaze rero kuri Rukundo Empire. Murakoze cyane. Ubwa mbere tugutumiye kuri Rukundo Empire rwose. Murakoze cyane, ntangiye nsuhuza n'abakunzi bawe banjye kandi basaba ngo bakomeze kudushyigikira kandi bakurikire ibyo tugiye kubabwira. Ni iby'ingenzi. Ibyo bintu se babikuye he? Ibyo bintu wabikuye? Iby'ingenzi se? Oya, tuba dufite byinshi mu mitima yacu kandi iby'ingenzi byinshi mu mitwe yacu, byinshi abanyarwanda n'abanyarwandakazi n'abadiaspora bakeneye. Yego. Hanyuma mu minsi yashize agiye kubona wakoze ahantu ikiganiro, ndavuga ati ariko ubundi uyu mukobwa wazamuzana nanjye tukaba twiganiraho gake k'abantu bo kuri Rukundo Empire bakunda abantu beza cyane
ndavuga ati why not nagutumira undi ukaza ukaba watuganiriza. Rega hari n'abantu bari bagukunda niba utanabizi. Nibyo umuntu nkunda nashyira agatoki hejuru. Umuntu nkunda nashyira agatoki hejuru. Yanditse muri comment ngo ndahari. Umuntu nkunda nanjye ndamukunda by the way. Urukundo ni rwiza, urukundo ruturuka ku Mana. Udakunda ntazi Imana. Udakunda ntazi Imana. Hanyuma rero yego Egidia ni muntu ki? Egidia no uri kureba hano. Ndagira ngo ari kuvuge none ufite vibe kabisa. Yego manu ugiye gutuma nguruka se. Egidia n'uyu mukobwa ureba. Yego wa wundi ufite kagacano kavuga ibintu by'Imana, ufite kagacano gahugura, ufite yego akaba ari mama Ganza Iganze. Egidia ni muntu ufite gacano kavuga ibintu by'Imana, ufite impuguro. Abantu badukurikiye leta bibaza ngo ako gacano cyangwa se ufite iki byiyongeye kuri ibyo ngibyo byose. Kagacano kacu ongeraho ngo ufite na nyashi. Ko nyashi we nyashi. Rero hari umuntu nabonye uvuga ngo kubera ubwiza bwe ngo aca ahantu ngo akajya kubona umugabo wese amuhaye amafaranga. Kubera iki? Kubera ari mwiza. Wamubonye ntubahabwa amafaranga kubera ubwiza simpuza nabo. Ubwiza bw'umukobwa bujyana no gukora kwe. Umuntu akakureba wakoze, akakureba agaciro wihaye, akumva atewe ishema nawe, akumva yagusapotinga. Ariko abantu bicara bakavuga ngo dufite ubwiza. Ubwiza se shaba buteka muki? Aho si impari. Ega keza bajya bavuga ngo akeza kari. Ubwo kaba kari ku isoko nyine, niba kari ku isoko aho ndatemeye. None tuvuge nje nakubwiye tutangira ikiganiro ngo uri mwiza. Merci. N'abantu bari muri comment nabo baravuga ngo uri mwiza. Sibyo? So rero bivuze ngo rero umuntu wese uri buze kwandika muri comment ari buze kuvuga ati ubundi ngewe uzi ikintu kijya kinyemeza ko ndi mwiza. Iyo mfite ibintu ndimo gukora bingize busy. Hahandi rukundo mpamagara nawe ubwaye nkakubwira abo ndetse ndi busy. Shita numva ndi mwiza. Naho bya binduri ndira guhamagarwa na buri wese ukamubwira karame akira bitana akira 10 wa. Sengera ubwoba. Muri nyakatsi. Sengera mu bwoba. Sengera mu bwoba kubera ko uravuze ngo iyo nguhamagaye nkasanga uri bize cyangwa se ufite akazi uri bize. Mbese nibaza ko kazi gashobora gutuma uba bize. Nakaye kazi. Akazi gakoreshwa imbaraga no mu mutwe. Teknolojiya. Ako kazi kaba ari sawa. Ako kazi gatuma buri wese akubaha. Ako kazi gatuma nawe ubwawe wigirira icyizere. Ako kazi ubundi gatuma uba mwiza kuko uba uri kubasha kwiha buri kimwe cyose. Nukurebye akakubona kuri mwiza pe, kuko ntabwo mwagiye muhurira buri hantu hose. Yego bakobwa beza. Wowe wumva ko umuntu wese babwiye ko ari mwiza ubwo bayigurisha se? Oya, ntabwo aba yigurisha, ahubwo wowe akantu wavushyizemo ko kuvuga ngo umukobwa mwiza yarakubwiye ngo bamuha amafaranga. Oya ntabwo yabimbwiye, ahubwo narabyumvisha bivuga ati hari ahantu nca kubera ubwiza bwanjye bakamuha amafaranga. nkajya kubona umuntu amaye amafaranga ambwiye ngo uri mwiza. Sibyo? Yego. Aho hantu rero ntabwo mpashyigikiye. Uwo muntu nawe ubikora ni umugome. Kuko ibintu byo kubwira umuntu ngo uri mwiza ukamuha amafaranga, ubuguze icyo ubwiza. Hari igihe yenda ubuvuze ati reka nkugurire nk'agafanta. Unaniwe gufata abantu baburaye ngo bashyira ayo mafaranga. Unaniwe gufasha abana bari mu muhanda, unaniwe gufasha indushyi ziri hariya. Ngufashije ngo ubwiza. Barabashuka ubwiza se ni iki? Utuntu twose ni ugusayidira na reka. Hari igihe nawe mubwiye ngo ni mwiza nawe azamusayidira. Ekereke ubundi umuntu mwiza n'umwe ni Yesu, ni mwirate ubwiza mwirate amaraso ya Yesu yonyine. Yonyine ibindi uyu mubiri tureba ni igitaka, ni ibipfa bikabora bigashira. Hanyuma Ejidi mu minsi yashize twagiye kubona Gafaranga baramufunze
yego tuza kumva andi makuru yihariye avuga ngo Murava cyangwa se umugore wa Annette Murava ngo niwe wagize ute wagiye kwitangira ikirego kuri RIB kugira ngo bamufunge. Sibyo? Ese ni gute umugore we umugore asigaye abagore b'iki gihe musigaye murya iki? Kubona umugore ajya kurega umugabo we bararana sha. Ibyo bintu rero njya nkunda kuvuga nugera ku kintu cy'abagore n'abagabo jya ushinga hagati. Mu cyumba haberamo byinshi kandi biba bizwi n'abantu babiri. Yego. Kandi ikindi ntabwo RIB ari abagore ibyo mwirirwa muvuga ngo abagore bafungisha abantu no. Yego. Nta mugore ufungisha umuntu afungishwa n'ibyo yakoze. Icyo kintu niba umuntu cyemeranwa nanjye abishyire muri comment abimbwire. Nta mugore ufungisha umuntu afungwa n'ibyo yakoze. Ntabwo Annette Murava ari we wafungishije Gafaranga kuko ntabwo RIB ijya kureba ubwo ari byo mwaba muvuga ko RIB irenganye. Ahubwo Gafaranga yafunzwe n'icyo bamukurikiranyeho basanga nibyo biramufungisha biramuhanisha nta nubwo ngiye mbyita gufunga mbyita guhanwa. Yego. Annette rero mwikomeza kumubeshyera simuvugiye nta nubwo abantu bapfa byinshi. Okay, biranashoboka ko barwana cyangwa bagatongana ariko ubugenza cyaha bwabigenzura bugasanga ko kayo makosa arahari. Ntabwo icyo gihe umuntu aba yafungishije undi icyo kintu mujye mukitondera. ngo guhana ngo ntago ari ugufunga no guhana none se ngiye narababajije ese ko tuzi ko umuntu iyo bamuhannye naga bamucisha hakanyafu kariya nakanyafu ni nkuko uzi ko wafata umwana ukamucisha kandi atarafungurwa yes none se ugira ngo biterwa nuko umubyeyi ahana ushobora kuba uri umubyeyi uhanisha umwana agakoni kamwe cyakaba n'undi mukubita 5 hakaba n'undi mukubita 10 n'undi mukubita 15 kariya nakanyafu gafaranga barimo kumuhana kanyafu ariko ku kanyafu ariko mana yego ntabwo byoya namwe biriya ntimukarengere ntabwo ari ugufunga ubundi se gufunga niki ariko ari marahanirwa amakosa yakoze hari n'amafoto nagiye mbona agaragara gafaranga mu ijosi rye ngo bamunogishije ngo umugore yamunigishije karuvati afite igisebe ngo n'abagore namwe ni mworoshye ayo nayo wumvishe ntabwo ari gafaranga kwegereye ngo abikubwire nta nubwo Annette Murava yes igisebe kiragaragara ashobora kujya koga muri dushe ikintu kikamujomba ashobora kugenda akarwana n'undi akamukomeretsa ashobora no kujya kuburira agasanga hariho umusumari ku gitanda ukamujomba kukimwumva ko ari Annette Murava muteye ibyo bisebe undi se umugore akubita umugabo ati musigaye muri ingare musigaye mujya kwiregera abagabo none se umugabo yananiye ngiye ngwino nkwifungisha reka nkubaze niba mwirirwa muvuga ko Annette Murava mukubise akaba afite ibisebe ko Annette Murava nta bisebe afite kuki batahanywe wakomerekeje kandi tuzi ko bahanira gukomeretsa yego icyo ni cyerekana ko Annette arengana kuko iyo Annette abatarengana nawe bari kumuhana ko yakomerekeje rero ntabwo ari byo ntabwo ari Annette wigeze ababwira niba yarakubise umugabo ntabwo ari gafaranga wigeze ababwira niba yarakubiswe oya ntimukayishyire ngiye nababwira ngo ibintu by'abagore niba atarakubiswe cyangwa se atarakubise umugore we ariko ibyo bamurege cyangwa se ibyo ubushinjacyaha bamufatiye bavuga yuko azira ihohoterwa rishingiye ku gitsina yego ko rero niba yaragira amabanga atarayanozaga neza biriya bintu nabyo ngo biri mu bintu bituma umugore ashobora kujya kurega iki umugabo we bikitwa guhohoterwa sinenzi ko guhohoterwa ari ibintu biba byarengereye wapi Ziko nta makuru ufite utabishoboye ntabwo biba bishobotse ntacyo bawishe nta nicyo yaguhote bari gukina ahubwo warengereye numva ari byo hohote utanabishoboye burya ngabura kuguhohotera nukuri ubwo niki uramenye niba hari umuntu uguhohoteranya ubwo yanjye sindakura ntabwo ndakura ubwo ndacyari umwana ndacyari umwana w'umukobwa apucuri yego
ntabwo urakura. Oya, ntabwo ndakura. Buriya ngo nabyo ngo byitwa guhohoterwa. icyo kintu nari ntarakimenya, ubwo numvaga guhohotera ariko umwe umuntu aba Ese ntabwo yakoze wigeze wumva ibirenze Jackie, urugero. ntabwo wigeze wumva Jackie ngo arajya kurega umugabo we wawe ndi bigeze wawe ndi agiye gutimeta muri tuwarete? Ntabwo wabyumvishije? Ngewe se mba mpari wese bamukoreye iki kandi nawe baramuhohoteye? Umugabo we ngo ntiyaraza akazi karamuhohotera. Ewe yego, ubu nacyo ni icyaha. Nacyo ni ushaka icyaha. umugabo utazi akazi agukiniraho ngewe ikintu njya mpamya neza, ubundi ibintu iyo bisohotse hagati y'abantu babiri buri wese abishyiraho iye komantere. Bishobora no kuba byarasohotse mu rugo atari uko byitwa, ariko abanyamakuru kubera views muba mwishakira, buri wese akagenda abishyiraho iye komantere, iye komantere, iye komantere. Noneho ngewe uri kubikubwira nabonanye na Annette Murava. shose Yego, mwarabonanye amaso ku maso? amaso ku maso, n'agafaranga ndamusura kuri gereza. Ganza reka tubeseriye mu bintu tugiye kuvuga. Niba warabonanye na Annette Murava we mukibonanira gutya, ndagira ngo duhe ukuri. Niyo mpamvu natangiye ndi kukubwira ngo ibintu muba muri kuvuga mushaka views, Yego. ntabwo wabiganiriye na Annette, ntiwabiganiriye na gafaranga. Yego, ubundi nta mugore ukubita umugabo. Nta buriya nta ahantu hari abantu ntibahabura uruntu. Ntabwo abantu baba bari kumwe. Erega niyo abantu banabanye neza, ntago habura abantu bateranya. Biriya rero ni ibintu biba biri aho bigomba kubaho. Ntabwo ari ngombwa ngo niba habayeho ikintu umuntu akaba yagihaniwe ngo muvuge oya, iyo nkuru tunayiveho. Oya nose turayivaho gute? Turayivaho gute kandi utubwiye ko ubwawe ku giti cyawe wibonaniye na Murava? Ndabonanye nabo, niyo mpamvu nkubwiye ko ibyo muvuga siko biri. Bukwe nacyo duhe nk'akantu k'agasampuringi cyangwa se n'ugushwana bimwe by'abantu basanzwe, ariko ibyo byihohotera ku gitsina mama uvuga nta bihari, kuko umuntu ntabwo ahohotera umugore we. Oya, nta mugabo ku buryo washwana n'umuntu mubana mu nzu ukifuza kongera kurara wenyine icyumweru cyose. Yes, haba hajemo iyindi mpamvu. Iyo mpamvu yenda tuvuga urugero bavuga ko bamwe ari ihohoterwa rishingiye ku gitsina. Yego, yenda we mwabashije kuba mwaganira yakubwiye ko ari iki? icyo kintu siko kiri nkuko natangiye mbikubwira. Ntabwo ariko ari ngombwa ko nkivugira kuri kamera. Haba hari ubuzima bwite bw'umuntu erega. Haba hari ubuzima bwite bw'umuntu kandi sinjya nkunda kwinjira mu buzima bwite bw'umuntu. Ariko iko siko kuri, ntabwo gafaranga yakubiswe na Annette, nta nubwo gafaranga yigeze ahohotera umugore, nta mugabo uhohotera umugore we, kuko buri wese abazi icyamukuye iwabo. Reka nkumvishe akantu aha ngaha. Yego, uri kumva? Noneho numara kukumva, noneho wongera umbwire ngo nta mugabo cyangwa se ngo nta mugore uhohotera umugabo we. Kuko n'ubundi uwatangaje ako kantu nawe ni umwe mu bashumba bashumbye itorero. Yego, ujya kuri hariya ku ruhimbi rwose akabwiriza nta kibazo. Ndagira ngo wumve hano akuvugisha yifashe nk'ijage, kibazo ubangura umugabo aherutse gutega moto, umumotari aramubaza atese ngo ushyire atushyiraho mbonye, none se ntuzaho ugiye ajyana ubona polisi ushyiraho, umugore aranyahagije ngiye gusa, akajya acana neza umugore akajya akuvugisha yifashe nk'ijage, kibazo ubanguraniye byagenze gute? amapfa yacanye neza ku buryo umugore ujya kubona ukabona afite abagabo ku ruhande bamusambanya, akubwira atari ko igenda gake, akajya acana. Hanze hari abagabo barimo baririra mu myotsi, hanze hari abagabo babuze iyo bajya basashatse amasadunda, kandi ugasanga isadunda igira Bibiliya n'igitabo cy'indirimbo, ugasanga izinduka ijya kuramya. Reka tugarukiye hano. umugore nawe nakasamutwe. Ngo iki? Wamwumvishe? Yego, abagabo bararushye. Nakasamutwe, ariko seruka uko abagabo bararushye.
bararushye kuri iyi si turimo nyinshi nkunda kubwira abantu bitewe n'aho isi igeze abagabo bararushye abagore bararushye abana bararushye buri wese mu rwe ruhande ararushye kuko uramugeraho ugasanga ararushye none se amarira yose twirirwa tubona n'ay'abagabo cyangwa n'ay'abagore ariko hari n'umugabo ujya kurega cyangwa se hari umugabo ujya kurega ko umugore yamuhohoteye ahubwo kugira ngo bahindukire bumve ikibazo cy'umugabo bakumva icy'umugore ko ari we wahohotewe yego ibyo bintu birahari hari abagore bazengereje abagabo pe yego pe muri no minsi bwo noneho ngo hari abasireyi mama n'abasireyi queen abasireyi mama n'abasireyi queen barahari none dusobanurire kugira ngo abantu baze kumva abasireyi mama n'abasireyi queen sireyi queen ni abakobwa noneho sireyi mama n'abasireyi nyine baba mama bumva bakikorera ibyabo abagabo ntibabishinzwe bumva badafite aho bashaka guhurira n'ingo zabo n'iby'Imana ntubibakoze ariko bitabujije ko hari n'abagore bazima kandi bafite abagabo ubwo se n'abagabo n'amasadunda abagabo bo tubitike ubwo ni abasireyi papa ubwo ni abasireyi papa wa mugani shange nakubwira ngo birivanze kuko hari abagore benshi bari kurira barara barira barizwa n'ingo zabo ariko njye mpita nkomakoma impande zose hari n'abapapa barara barira barizwa n'ingo zabo ahubwo ikintu njye nababwira ntibashikame basenge kuko impande zose zirananiwe ugiye kuvuga abagabo watagangara ugiye kuvuga abagore watagangara mbega ibintu byose ni barabara byariva gwiki abanyerondo muri make njya nkunda kuvuga iyo ugeze mu rusengero irondo ryivanze n'ibisambo iyo ugeze mu rusengero usangamo amabandi wagera mu mabandi ugasangamo abapasiteri yego rero wowe mugabo muri aka kanya ufite sireyi mama yisadunda yego mana jya ku mana sinkohereje no mu rusengero kuko mu rusengero naho hasigaye harimo amabandi wowe mu mama ufite sireyi papa yawe iraho zibaye sireyi papa genda ku mana honyine niho wahungira njye nuza ukambwira ndagukomeretsa nugenda ukabwira n'undi aragukomeretsa mbega ni ku mana ukarira yaza bishaka ikaguhanagura ariko icyo mpamya cyo ntabwo Imana ibabaza umuntu iteka ariko naho ubundi ibintu birakaze yego ibintu birakomeye nyagasani kuko ubu ngubu sinzi ngo nakohereza hehe umuntu kuko hari igihe ugera kwibandira ikagukorera ibintu ukibaza iri nibandi narebaga wagera mu rusengero bakagukorera ibintu ukibaza aha ni hamwe narinje gukirira ibintu birakomeye bakakwiba bakagusaka iyo ibintu birakomeye amapfa ajya acana bagahamba nandi kabisa amapfa ajya acana wataha ugasanga umugore arakanura nk'inzoka y'imbarabara bakubise bagahusha uyu mugore yarengereye gute se ntibibaho oya uwo mugore yararengereye gute se yararengereye yarututse abagore ararengera ngo barakanura nk'iki nk'inzoka ndetse umugore akanura nk'inzoka ati ubwo se niba atutse abagore ubundi we agiye mu ruhe ruhande hari ikintu ntajya nkunda umuntu ufata abantu agahita generaliza njye simukunda kuko muri abo bagore atuka harimo abagore bazima niyo mpamvu njye ntashobora no kuvuga ngo abagabo niba harimo abagabo bazima yego niba ugiranye n'umuntu ikibazo avuga ngo uriya mugore naramubonye ni mubi vuga ngo uriya mugore arakomeretsa wivuga ngo abagore yewe abagore uburengereye kuko abagore mana kudeshapo hari abagore bazima yego uwo mugore yararengereye ndumva nambabaje abagore kudeshapo hari abagore bazima n'abagabo kudeshapo niba umuntu mwakubereye mubi wikishyiramo ko abantu bose ari babi ubu urukundo uzampemukire ngende mvuge ngo aba YouTubers bose ni babi no icyo gihe uba ugiye kujeneraliza bwira uvuga wa muntu twahuye yambereye mubi ariko wifata abantu bose ubabonemo bubi oya n'Imana nayo ubwayo ntigeze ivuga ngo abantu bose ni babi yaravuze icyo gihe yaravuze ngo ni njye muhanuzi ku isi
Imana irangije None se, barakubeshye. reka twigarukire tuve ku bintu by'abagore, reka twigarukire kuri cano yawe. Yego. Cano yawe hacaho iki ko watubwiye ngo ni ijambo ry'Imana? Nawe wabaye pasiteri, nawe wabaye ntabwo cano yanjye abahanuzi b'iki gihe bimeze bite? Ntabwo cano yanjye ari iyobokamana. Cano yanjye yitwa Isanamitima. Iby'Imana iyo bibonetse bijyaho, ubuhamya iyo bubonetse bujyaho, amagambo y'ihumure iyo abonetse ajyaho, ibyo mu cyaro bicaho, ibyo mu mujyi bicaho. Ikintu kidacaho ni ikintu gisebya umuntu cyangwa ibishego. Amagambo avuga ku muntu yo sinjya nyemera. Oya, kuko ibyo babyita ikomeretsa cyangwa isebanya, isesereza. Hanyuma se nawe waba warinjiye mu bintu by'ubuhanuzi, waba warinjiye mu bintu byo kubwiriza? Tubwire. Kubwiriza ndanabikunda cyane, n'ubuhanuzi ndabukunda cyane. Yego. Ariko njya nkunda kubwira abantu. Yego. Igihe turimo kiragoye kandi kirakomeye. Kandi iki gihe turimo ntabwo ari twe twakibanjemo ba mbere. Na Yesu yaravuze ngo hari igihe kizagera kigoye abantu kandi kiruhije. Icyo gihe nikigera ngo ntibazababwire ngo ndaha ngo mujyeyo. Icyo nicyo gituma ubuhanuzi bwose njye ntabwemera. Yego. Ubuhanuzi nemera ni ukuva mu itangiriro kugera mu byahishuwe. Yego. Yego. Hanyuma se tuvuga urugero, watubwiye ko uri umukobwa, watubwiye ko uri umukobwa, ni umufiye? Njye ntabwo ndi umufiyemere. Ni umukobwa? Ndi umubyeyi. Uri umubyeyi? Yego. Ubwo bivuze ngo ufite n'umugabo rero? None se kugira umugabo ni itegeko? Icyo upfa si uko umenye ko ndi umubyeyi, ndi umubyeyi. Nunabireba neza urasanga cano yanjye yitwa Ganza, kandi njye nitwa Egidiya. Murakoze babyeyi. Yego. Ako kantu, umwana w'ako kantu. Murakoze babyeyi. Kari kose se. Hanyuma se hano nari mfite abantu bari bakwikundiye bavuga ati rukundo rwose. Umuntu wankunze karibu. Karibu he. Mbere yo kunkunda ubanza ukunde Ganza. Hari ukuntu bajya bavuga ngo nigeze kumva umugore avuga ngo nkundane n'ibyanjye byose. Izahabu. Nzakumane n'ibyanjye byose. Ako kantu. Nese birashoboka ko umuntu yaza akagukunda akakubwira ngo ndagukunda ariko nanga ibyo biguru byawe no. Mbere yo kubwira Egidiya ko umukunda abanza umubwire ngo I love you Ganza. Yego. Nyuma yo kubwira Egidiya ko umukunda, mbere yo kumbwira urukundo, banza unyibutse ko ukunda Ganza. Nabanza kwibutse ko akunda Ganza. Nyamara utwo tuntu ni twiza. Hanyuma niwe watumye mbuye. Mujye mukunda bagenzi banyu nk'uko namwe mwikunda. Nese si byo mba nkubwira. Urukundo ni rwiza. Shaka uzi urukundo. Uba wumva uruvimviramo urukundo. Ariko mana wiruka mu rukundo ryari se Ganza? Urukundo nduhoramo n'ubundi urimo. Urukundo nduhoramo n'ubundi urimo. Njye ndikunda, icyo nicyo cya mbere. Mbere yo kurindira urukundo ruturutse ku bandi, banza wimenyeho wowe wifitiye urukundo. Naho nujya kureba ibintu ni nka bya bindi ujya kuvuga ngo ndashaka umuntu ufite iki, wowe uragifite cyangwa ushoboye kukiha? Nyine nakubajije, nyine numvishe ko urukundo ruhoramo. Urukundo nduhoramo ndarufite. Nyine nabyumvishe. Yego. Ko ruhoramo. Uheruka gukundana ryari? Twibwirire basi. Nyine ukumva kuri mu rukundo. Nese si nkukunda wowe, ndakwanga. Buri munsi singuhamagara. Urukundo ndi kuvuga. Taza kugira abantu tuza gushwana ahangaha bavuga ati rukundo asigaye aza gukoresha abantu b'ibiganiro abasheri bi. Nese turangana babwire. Wowe inshuti yanjye. Banze ubwira aba bantu nibo nyanga. Wowe inshuti yanjye. None zurumva ari bundi ari iki? Ese wakunda umwanzi wawe? Oya ntago wamwanga. Rero I love you. Umuntu wese waje hano kuri Rukundo Empire cyangwa se waje ngo tuganire nawe abafite urukundo ni rwinshi cyane, kuko akwanga ntiyaza kwicara kuri kamera yawe.
yego ubu turagukunda urukundo ndurimo yego ibyo bintu birasengeye ibyo bintu birasengewe kandi birizewe nawe urizewe nanjye ndizewe uremewe ngo ndemewe njya numva Pastor Claude avuga ngo uremewe uyu muhungu aremewe ndemewe hanyuma se tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu niki wabwira abakunzi ba Iganze TV cyangwa se ni icyo bateganyiriza mu minsi iri imbere abakunzi banjye rero ikintu mbateganyiriza barakoze kunkurikira na n'ubu ndabashimiye ko bakomeje kunkurikira bakora subscribe mbijeje ko ngiye kubazanira utuntu twiza tudasanzwe mpereye ejo ni kuwa mbere mpereye ejo kuwa mbere ejo kuwa mbere mbabikiye agasho nimugoroba duhurireyo saa 12 hagana kuri Iganze TV yego duhurireyo buri wese abanza gukora sub ngo ti utwo tuntu badukore mbega hanyuma buriya iyo ndi gusoza nk'ikiganiro cyanjye hari ukuntu nkunda kwibariza nk'umuntu natumiye nkabanza nkamubaza utuntu nkumva niba ibyo bintu abisobanukiwe nk'iyo bavuze subscribe wumva iki wowe ku giti cyawe subscribe ni ukureba umuntu ukanemeza ko wabirebye kuko kugira ngo nyine ndagira ngo bidusobanurire neza kuko kugira ngo nemere ko umuntu yandebye nuko akora kuri karakazogera kandi atagakozeho nta nubwo n'ubundi aba yakurebye hanyuma ari karakazogera nanoza na views bitandukaniye nge nemera sub kuko sub ni impemba sub ni yituma mbaho ku muntu ukiri gushakisha nkanjye nge ntabwo ndeba mbese iyo umuntu akanze subscribe ibiro byawe biriyongera iyo umuntu yakanze subscribe views yo ntibigiyeho sawa aho kugira ngo ndebe ntankorere kuri sub yakora kuri sub yashaka ntandebe bibaho se voilà ako ngako kavuye ubwo ngubwo no muri comment baraza kutubwira niba koko ari byo hanyuma iyo bavuze ngo share wumva iki share ni nko kugufasha ni ukugufasha kugira ngo ibintu byawe bibashe kugera kure nyine no kubisharinga kohereza urakoze cyane ubu ni nkuko wambwira ngo fata aka kaganiro kera witumanaho ritaraza ugenda ugashyira Nyabugogo ugenda ugashyira Remera ugende ndi kugasharinga yego icyo gihe kagera kure nibadufashe bagasharinge mwoka byaramwe turabahekamwe yego ndabinginze cyane ko ndi no gushaka ibirongoranwa murakoze ngo ngwiki nese sindi umukobwa sinabikubwiye uri gushaka ibishyingiranwa uri gushaka ibirongoranwa ibishyingiranwa bwira abantu badukurikiye nda wabona bagiye no kuvuga ati Ganza tumutwerere uzarongorwa ryari nukuri ubishoboye naba ari kuntwerera mbe ndi kuyabika nyine uzarongorwa ryari nimbo n'umugabo nzabamenyesha kandi urumva mbere none se hari ukuntu umuntu abanza akagura ikibanza iyo uguze ikibanza ntuzi ngo nzubaka kuwa kangahe niyo maze kugura ikibanza hari umuntu uhita agura amabati imbere yo kubaka rero nanjye rero mushatse mwaba muntwerera maze ubundi nazabona umugabo nkakora ubukwe ubwo bivuze ngo nubona umugabo nzakora ubukwe murakoze ese we urahari wanyweye amata nanyweye amazi nukuri amata garabuze ngo iki amata garabuze ukuntu usa n'ukuntu abantu bari kukubona uri kumva ntabwo ugaragara nk'umuntu unywa amazi amata garayenda wagira ngo uvuka mu Mutara Mwako mu Mutara ubundi se abantu mwiharaje kuvuga mu Mutara ubwo mu Mutara tuvuka inyakariro oya amata ni meza amata umuntu washoboye kubona amata ajya yanywa umuntu washoboye kubona amata yaha umwana amata ni meza bibaza ahantu umuntu areba umuntu akamubonamo amata umuntu aba yemewe sharemewe wayemewe Ganza reka tugushimire rero ibiganiro byo kuri Rukundo Empire byo nta kagaruka ndizera ko atari ubwa mbere tugutume cyangwa se ubwa kabiri ubwa gatatu nabwo tuzagutumira nagaruka niba nkunda ariko niba bankunze babimbwire hari je natsi umuntu uri gushaka ibirongoranwa
ni gute batamukunda? ariko urumva ko mfite na gahunda nazimya abantu icyaka. Udafite n'umugabo dawe umugabo uri hano muri komenti atubwire ati Egide ndumva mwifuje cyangwa se oya ntabwo ndi ku isoko. Naho waba unshyize ku isoko ntabwo ndi ku isoko. Mfite ufite uwo muri kubipanga? oya ngeze ndabivuze ibyo bintu ariko winshyira kuri wambonye yawe. Oya da. Bivuze ngo ntabwo iyo uvuze ngo umuntu ushaka ubwo bari ku isoko. iyo uvuze ngo umuntu ushaka mbese ubwo wara ngaza aterete oya ntabwo mari. oya rata ntabwo mari. oya ntabwo ndagera aho ngaho. oya ndi kuvuga yenda nk'umuntu wakwikunda. oya naje hano gutanga ikiganiro, naje hano kugira icyo tubwira abanyarwanda. ntabwo naje hano gushaka umugabo inshuti za rukundo y'impaye. wari ubivuze nimbonye umugabo nyine hari ukuntu haba harimo kibitegura cyangwa mugiteretana cyangwa muki ntabwo ahita ubwira abantu ngo mfite ubukwe ariko nzakora ubukwe. Uzakora ubukwe? Yego. Natwe tuzagutwera kandi tuzawadore. Murakoze. Reka tugushimire rero. Wakoze. Nukuri namwe mwakoze.